isezerano ry'Imana iyo rifite bigusaba kurihoraho urirambitseho amavi. Ibyo dukura imbere y'Imana tubikura ku mavi, niyo twabibonye tubirindisha amavi. Iyo utakaje ya mavi ibyo wabonye nicyo gituma duhorana ibikomere. Twambuwe, twanyazwe, twari twabonye byongeye biragenda, twari twafashe byongeye bituciye mu myanya y'intoki. Dore ibanga, icyo uhawe n'Imana ugikwiye ku mavi ukirindisha amavi. Ku gicaniro niho dukungumurira ibyatwiyometseho, ku gicaniro niho twirukanira imyuka itugenza, ku gicaniro niho twirukanira abatugambanira, ku gicaniro niho turwanyiriza abarozi baturoga. Nta mbaraga warwanisha z'imyuka utarwanishije umwuka we. Iyo utakoresheje imbaraga z'Imana ukoresha iz'umwana. Icyo gituma ku gicaniro niho duhamagara ibintu bikitaba. Dore ikosa baba ku gicaniro bakora bakabumvira ni ukubaho batazi bahamagara. Ihamagara baba ku gicaniro ntibahamagariye muri pasiteri, ibahamagariye kuba ku gicaniro ngo bayihamagare. Pasiteri ahari kandi izatabara kuko pasiteri ahari, itabara pasiteri ahari atanahari. Reka mbabwire abantu batazigira babaho nabi ni abantu bafite Imana muri bo. Kandi dore ibanga rya kabiri, bazatungura abantu. Niba ufite Imana ikagwira muri wowe uzatungurana. Waba uri igikara, waba uri inzobe, waba uri muremure, waba uri mugufiya, waba ubyibushye uri munini, waba utunze udatunze, iyo ugwije Imana muri wowe utungura. Reka mbarahire, nimusenga mukaba ku gicaniro, abari kure bazaza, abo umwanzi yaboshye bazavayo, abakanamijwe n'umwanzi bazaza. Nanjye naraje, nanjye naritabye, nanjye ndi umwana w'Imana. Reka twongere Yesu amashyi menshi arabikwiye. Haleluya. Uyu munsi ndashaka kuganira namwe ku ijambo riboneka muri Yesaya 62. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya 62. Turasoma umurongo waho wa 6 n'uwa 7. Yesaya 62 umurongo waho wa 6 n'uwa 7. Haranditswe ngo yewe Yerusalemu, hiza abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yemwe abibutse Uwiteka, ndi mu gatuza, kandi ntimukamuhembere kugeza ubwo azakomeza Yerusalemu akahindura ishimwe mu isi. Wakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Bibiliya hari ikintu kijya kintangaza. Ubundi ndashaka kuvuga ku ijambo rigufi rivuga ngo kwibutsa Imana. Kwibutsa Imana. Kwari ibintu ushaka kwibutsa Imana, kandi nawe hari ibyo ushaka kwibutsa Imana. Ariko se nkibaza ikibazo, kuki Imana yasabye ko abantu bayibutse? Ijya yibagirwa? Imana iribagirwa? Kuki si sabye ko tuyibutse? Yemwe abibutse Uwiteka mwe, ntimukamuhembere kugeza ubwo azahindura i Yerusalemu ishimwe mu isi. Yerusalemu y'uyu munsi ntabwo yari ishimwe mu isi, yari igitutsi mu isi. Yerusalemu ni muri Israeli, ni umurwa mukuru wa Israeli, ni Yerusalemu. Yigeze iba igitutsi mu isi. Uyu munsi ni ishimwe. Israeli irakomeye, amahanga arayivuga nk'igihugu gikomeye kidafite ubuso bunini. Ubuso bw'u Rwanda buruta ubuso bwa Israeli, kuko dufite kilometero kare ibihumbi bingahe? Ngira ngo ni ibihumbi muri 26,350 na 38. U Rwanda buraruta ubuso bwa Israeli. Ariko Israeli ni igihugu kidapfa guterwa, ni igihugu gikomeye. Amahanga niyo akivugaho avuga ururimi rudasohoka cyane.
barabwira ngo muvuge gakenge. Kubera iki icyo gihugu gitoya gikomeye uyu munsi tuvuga bibiri kigaragaza nk'icyabaye igisuzuguriro. Uko Isiraheli ivugwa n'iriya nyine. Ningira umugisha abonye hari umuntu wanyemereye kuntangira kimwe cya kabiri cya tike yo kujya muri Isiraheli. Abandi namwe muzashyiraho ikindi cya kabiri uko hagaririye zagenda. Kandi nizeye Imana ko zagenda. Imana niyo ari bivugara ejo bundi ni byari yavuze ngo ngiye muri Isiraheli. Twarimo dusenga. Ntabwo nzaba ngiye kureba ikindi. Nzaba ngiye kureba icyo gihugu cy'amateka Imana yahinduriye amateka. Gifite amateka meza tujya kureba ndetse tukayizera bigatuma tuvuga Imana neza. Amen. Kubera iki Bibiliya itubwiye ngo yewe Yerusalemu we kiza abarinzi ku nkike zawe ntibazaceceka ku manywa na nijoro, yemwe abibutsa Uwiteka ntimugatuze. Abibutsa kuki Imana idusaba kwibutsa, nicyo ushaka kubabwira. Hari ibintu bitatu bituma Imana isaba ko tuyibutsa. Icya mbere, niba wandika ubyandike ntacyo bitwara, ni ukugira ngo tugirane ubusabane nawe. Kuko niba hariho fagitire zihenze, aya materaniro mukora arahenze, nta mukire wayatugurira ngo tuyabuke. Akorerwa Imana, nta muntu n'umwe akorerwa Imana. Ibi rero bituma Imana ivuga ngo ndabashaka ngo tugirane ubusabane, tugirane umwanya. Muri ibyo yaravuze ngo nimuze mwenyine twihererane, musange ahantu hatari abantu. Dore imiruho irabarembeje, hirya y'ibi bikuta ntituzi ibiriyo, turi kureba Imana n'umwigisha. Kuko Imana turimo turayumva. Rero igituma itubwira ngo nimugibutse, icya mbere ni ukugira ngo tugirane ubusabane nayo. Icya kabiri ni ukugira ngo ubuzima bw'Imana bugwire muri twebwe, tugwize imbaraga muri twebwe. Kuko umuntu usenga agasabana n'Imana agwiza imbaraga muri. Ntabwo ibiryo bitanga imbaraga z'umwuka, bitanga imbaraga z'umubiri. Kandi iyo bibaye byinshi bihamagara indwara. Nicyo gituma bamwe bafata ibihe byo kugabanya ibiryo, kugabanya amaji, kugabanya amasukari, vuga ngo kugabanya. Bandi bakajya muri siporo, ziriya ni imbaraga z'umubiri zamaze kwiyubaka ziteza ibibazo. Ariko hari imbaraga z'umwuka ziremerera izindi imbaraga zose. Kugira ngo uzigire rero nuko wihererana n'Imana ukayibuka. Nicyo gituma Imana ivuga amasezerano amwe agatinda ndagasohora. Ubu mufite ayasohoye n'atari yasohora. Kubera icyo amatinda ndakihuta ni ukugira ngo utazagenda ukiba. Kuko nawe urabizi, ntabwo ubizi, idutabariye rimwe iyi nzu ntabwo twazagaruka. Twese tugize ibizu birebire bya kampani za rukururana, twese tukurira intebe, ninde wazagaruka gusenga? Mu bintu rero bituma Imana yemera ko ishaka ko tuyibutsa, ni ukugira ngo icya mbere tugirane ubusabane, kabiri ni ukugira ngo ubwacu tugwize imbaraga z'Imana. Amen. Icya gatatu, nirukanka, bituma tutibagirwa amategeko n'amateka by'Imana. Kuko aha naho twibukirizwa, aha naho twongera kwisubiramo, tukareba ariko ndacyari mu mategeko n'amateka by'Imana. Ntimwumvaga abamama ibyo bavugaga? Burya tuba turi gusubira mu kureba iby'Imana yanga n'ibyo ikunda. Ese sinaba muri iby'Imana yanga kabura umugisha w'Imana? Ese ni gukora iby'Imana ikunda nanjye mpabwa umugisha w'Imana? Ibyo nibyo bituma turi hano. Amen. Imana rero irabikunda cyane 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 cyane. Hari ikosa Imana itazakora, ni ukubura abantu. Ntiyakora ikintu gituma Imana ibura. Umutwaro w'Imana ntujya ugwa hasi, iyo ugutuye ukorera nyiramarigarita. Yabati nyiramarigari, umaze iminsi urangaye, uyu yari maso nawe navemo hano nawe winjire. Uti pastor ushatse kuvuga ko Imana itari budutabare twese? Irabikora.
irabikora ntunyumve nabi, ariko nubwo yabikora irabikorera ku masaha atandukanye, ibikorera ku masaha atandukanye no mu minsi itandukanye. Amen, amen. Kibibabwira nuko bamwe mwaje n'imodoka, abandi muzana moto, hari n'abaje n'igare, hari n'abaje n'amaguru, hari n'abaje na rifani, nazo zisigaye zifite ahantu batwara abantu ku ruhande nuko batwara umwe, ariko nayo ifite umuhanda yabuje. Ibyo ntibibabwira ngo abantu bose ntabwo bareshya, niko batanabonera ibintu byose icyarimwe. Kabiri ni kuko batazapfira rimwe. Oya, umunyarwanda aravuze ngo ntabapfira gushira. Icyo nshaka kubabwira ni Imana ishaka ko wowe mugirana ubusabane cyane, bituma wumva Imana mbere y'ibindi byose wumva. Kuko ibiduhamagara ni byinshi, ariko dukeneye kumva ijwi ry'Imana. Kandi ibidusakuriza ni byinshi, ariko dukeneye kumva ijwi ry'Imana. Kugira ngo uryumve rero, nuko Imana yemera ukita ukaza ukagira n'ubusabane. Nakundaga usabana n'ibindi, nakundaga kunezerwa n'abandi, bimwe yararimo abivugaho, ariko kandi nyine igihe kiragenda kigahita. Igihe kirageze ngo wongere ugirane ubusabane n'Imana, kuko ibintu dusabana nabyo hanze hariya hari igihe usanga byaratwambuye imbaraga z'Imana muri twe. Noneho ukajya uza ngo pastor, ngo ndi kumva ntameze neza, ngo narumye. Erega ibyakumishije biri hanze, pastor ni umwere, kuko ibintu wirirwamo bishobora kukumisha cyangwa bikaguha amavuta. Amen. Ikintu gikomera tugomba guhora twitaho iminsi yose, kandi tukacyitaho uko bwije n'uko bukeye, tukacyitaho dufite akazi, tukacyitaho tudafite akazi, tukacyitaho twarwaye cyangwa tutarwaye, tukacyitaho twariye cyangwa tutariye, dufite amafaranga tutayafite. Ni ukuba ku gicaniro. Niwo murage w'itorero. Itorero ryose, itorero si inyubako ducumbitsemo, itorero ni twebwe twaje mu rusengero. Amen. Imana ishaka ko duhora ku gicaniro, kuko umunsi twavuye ku gicaniro tuzagira ibibazo. Igicaniro kitwirukanaho abarozi bakagenda. Mu izina rya Yesu tukirukana imyuka mibi ikagenda. Iyo umuntu avuye ku gicaniro abagize ibyago, kuko abameze nk'inka ivuye ku icaniro. Murazi inka bacanira imyotsi, iyo ivuye ahandi hari imyotsi iribwa n'iki? Iyo umuntu avuye ku gicaniro aribwa n'abadayimoni. Waba ufite amafaranga, waba utayafite, waba ukomeye cyane, waba woroshye, waba utunze, waba udatunze, waba ukomeye, waba woroheje, umunsi uzahusha kuba ku gicaniro bakwiteguza mu pagani buhana. Kuko Satani ntakangwa n'imyaka wabaye mu rusengero, Satani ntakangwa n'ibihe wasenze, akangwa n'ukuhora. Nta burebure wamukangisha, nta mbaraga nyinshi wamukangisha, nta konte. Niyo wagira konte y'amadolari n'amayero n'amapawundi n'amashiringi n'amanyarwanda n'amakongomani, Satani ntajya kangwa n'amakonte, kuko abafatira mu makonte. Ntakangwa n'imodoka umuntu agenderamo nziza, ntakangwa n'urwego ugezeho, ntakangwa n'uko uri umugabo w'igishongore cyangwa umugore w'igishongore. Satani akangwa n'umuntu ujya ku gicaniro. Vuga ngo igicaniro. Haleluya. Igicaniro niho twiyamburira ibituremerera, igicaniro niho tugenda tukambura ibitugora, ku gicaniro niho turwanira intambara tukazihasiga tugataha turi bazima. Ku gicaniro niho dukungumurira ibyatwiyometseho, ku gicaniro niho twirukanira imyuka itugenza, ku gicaniro niho twirukanira abatugambanira, ku gicaniro niho turwanyiriza abarozi baturoga. Nta mbaraga warwanisha z'imyuka utarwanishije umwuka we. Iyo utakoresheje imbaraga z'Imana ukoresha iz'umwana. Icyo gituma ku gicaniro niho duhamagara ibintu bikitaho. Bwana asifiwe. Abalewi igice cyaho cya 6, umurongo waho wa 5 n'uwa 6. Abalewi Abalewi 6:5 havuze umuriro wo ku
igicaniro uhore waka ntugasinzire. Umutambyi ajya ashyiramo inkwi uko bukeye, awushyiremo igitambo cyo koswa igice cyose mu bwoserezo bwacyo, awoserezemo urugimbu rw'ibitambo by'uko bari amahoro. Umuriro wake ku gicaniro rudaca tugasinzi, kuko umuriro nuzima muri we bizateza ikibazo gikomeye. Imbaraga zose ziguhaye kubaho utsinda ibyuka ikurwanya ni imbaraga z'Imana ziva ku gicaniro. Kandi mbibutse ko igicaniro ntabwo ari muri aya makaro cyangwa muri iyi sima, ni igicaniro ni mu mitima. Abantu benshi hari igihe bajya kure y'Imana bakaza ariko basumbirijwe. Reka mbabwire uko bigenda. Iyo uvuye ku gicaniro ni ukuvuga ngo ukamara igihe udaterana, ukamara igihe utatendinga amateraniro, utaba mu banyamasengesho, kabone nawe waba uri mu mafaranga menshi, kabone nawe waba uri ku kazi cyane, kabone nawe waba urara amajoro ukora kugira ngo uzatunge byinshi, ukabura umwanya wo gusenga, ukabura umwanya wo gusabana n'Imana, ukabura umwanya wo kujya guhaha imbaraga, hari izindi imbaraga ziza zigakumira. Reka mbabwire ibintu bitari gushoboka. Hana yari gutsinda urugamba rwa Penina iyo adahora ku gicaniro. Niko mbabaza, reba gushaka ukoze mariage, bagufatiye irembo, baragenda bagukwa miliyoni 3,500 cyangwa 4 aho amafaranga ari, baragiye ukodesheje ikanzu ya miliyoni cyangwa 500,000, ukoze ubukwe bwiza bw'igitangaza mu mujyi wa Kigali Serena cyangwa se hirya ya convention cyangwa se hano muri arena, kuko biremewe ko hakorera mu bukwe ufite ayawe. Mu gitondo kimwe ukabura umwana, umugabo agatahana undi mugore akaza adakomanze. Kandi mbibutse Penina yinjiye, umunsi Penina yinjiye ntabwo yigeze ava mu mwiri, aririza ndetse kandi we yakirije baza, aririza ate arakomangira nde kandi we yagakomangiye bari kumwe mu nzu y'ibyumba 4 nziza cyangwa 5 barimo. Ibyo ni byanjye niyongerereyeho. Yaraje bamurikira hamwe umushyitsi, baramubwira ngo kandi uhereye none ntazongera gusohoka. Kubera iki? Nawe urabizi ko twakoze ubukwe bwiza, nawe urabizi ko byagenze neza, ariko ikibazo gihari nta mwana. Rero niba nta mwana ntugiye kuzandesha umutwe, oya turagerageza n'uyu. Iryo joro Penina yarayasaba umugore w'isezerano araho. Munyumve neza, Hana ni umugore w'isezerano, Penina ni umugore utari w'isezerano, ariko umugore utari w'isezerano arabyara. Umwaka wa mbere atwite yatumaga Hana akamubwira ngo ugishira gusenga ati, ugiye kwinginga ati, umbwirira Imana ngiye ko ntabonetse ga nayo irabibona. Numvisha umusongo ufatiye hano Yesu we, sinzi by'iminsi, ariko umwana nawe arakubagana cyane arasimbuka, niba ari icyayi kishyushye yanyoye, ariko nta ji yo muri firigo banzanira buriya kugira ngo mpinduranye icyayi imbere yande yahaye. Umugore w'iki akubita amezi 9 arabyara. Abyara uwa mbere, abyara uwa kabiri, abyara uwa gatatu, arakajya mubaza ngo ari kuha uvugana ngubu hari uracyandatisha isezerano. Ubu rarata ngo warasezeranye, none reka turebe ari isezerano n'uwabyaye ufite agaciro ni. None rero ndi nkawe mugira inama, ndi nkawe nagenda singaruke nkareba mbonja, kuko umve kuntu agasuzuguro gakomeye ngo Hana igihe umugabo yajyaga utamba ibitambo, yajyaga agira uburyo agabanya inyama zo kujyana ku gitambo, zimwe akazigenera Penina, izindi akaziha Hana, ariko izahaye Hana akaziha abazijyana Elukana agasigara kwa Penina. Mugende mumubwire ngo dore niwe duhaye umugabane munini azirya gubwe neza, tumuhaye ibiro 5 twe dusigaranye 3, kandi ga 5 adafite abana ubwo nawe ashaka inshuta, ariko twe dusigaranye 3 dufite n'iki n'abana. Ntiyacika intege ahora ishiro.
akajya abyuka agacuragana burakeye, akajyayo saa sita, akajyayo nimugoroba arasenga, arongera arasenga, arongera arasenga, arongera arasenga. Penina abyara karindwi, abyara karindwi, hano atariyaza hiyaruvamo arugumamo. Igitondo kimwe ahinduka umusinzi, ariko asindira ku gicaniro. Arimo asenga ngo Imana ngimuteramo umwuka wo gusengera imbere mu mutima, akajya yatura amagambo bucece ngo era mwitegereje. Haramubwira ati ariko wa mugore we, wa mukazana wanjye we, uzageza he isindwe ryawe? Aramubwira ati have muze utakomereza kabiri. Have sinasinze, nta nubwo ndi umugore w'igipfu w'ikigoryi, ahubwo umubabaro mu mutima wanjye, umubabaro mu mutima niwo ntura Imana buri munsi. Uko nishiro ndayibwira, uko ndamutse ndayibwira, uko niriwe ndayibwira, uko ndaye ndayibwira, icyambi kumva. Arangije aramubwira ngo genda Imana ya Isiraheli guhita umutima wawe usaba. Penina yarabyaye kangahe? Dore icyo nkundira Imana, umunsi Samweli yavutse, abana bose ba Penina bajyanye na nyina. Umva, hari ibintu bitajya bibana. Umwana w'isezerano n'umwana w'ishoreke ntibajya babana. Niko Imana yabigenye. Munyumve neza icyo ndakwabwira, mugane mu mwuka ntimujye mu mubiri. Munyumve neza, isezerano ry'Imana iyo rifite bigusaba kurihoraho urirambitseho amavi. Ibyo dukura imbere y'Imana tubikura ku mavi. Niyo twabibonye tubirindisha amavi. Iyo utakaje ya mavi, ibyo wabonye nicyo gituma duhora n'ibikomere twambuwe, twanyazwe. Twari twabonye byongeye biragenda, twari twafashe byongeye bituciye mu myanya y'intoki. Dore ibanga, icyo uhawe n'Imana ugikwiye ku mavi, ukirindisha amavi. Ariko kwirara kw'ababa bagaruka ukwezi gushize, kandi nta nubwo basengeye ahandi. Abari kuvuga ati none se ntegereje ko bya bindi byavuzwe bisohoka. Ntibabitegerereza mu rugo, babirindira ku gicaniro. Iyo Imana ivuze ntutegerereza mu rugo iwawe, utegerereza ku gicaniro. Birantangaza umushomeri kwirirwa mu nzu, nukuri birantangaza. Shomeri ari mu gitanda saa sita z'amanywa, ari kuvuga ngo ntegereje ko umucunguzi azasanga mu ishuka. Ukuri ko Imana bijya bintangaza. Nta gusenga, nta gushaka akazi basi, nta no kujya kwirirwa kwa rubangura ngo ajye areba abahita n'abagenda. Uko nyarige nigeze ishomera mu mujyi wa Kigali, fata initiative yo guhagarara kwa rubangura. Ngo umunyamujyi kaniye urabiyema, ntugakunde kuryama, abantu baryama uzakena. Yes, niko hari umunsi nari nujuje inzu rebero nini, amabati 70, siyo twari twayisakaje, nini cyane. Amafaranga arashira, tugeraho dusigara, ubucuruzi burahagarara. Imana iri kumbwira ibi narabyanze. Umunsi umwe ndeba twari hejuru hari irebero, mbwira umugore nariko waruzi gahunda tujye mu mujyi, ufite tike ati ntayo, turagenda n'icyo ati n'amaguru kureba ikizi tutembere mu mujyi. Yes, kandi twagiye dufite ibintu bibiri, uraca kuri iri hurura hano, nanjye ndaca ku hano, urebe ko ntayakuye. Imana ishobora kuyagusha hano muri iri hurura yo haruguru cyangwa iyo hepfo. Ubwo nudafatira hepfo, nanjye ndafatira haruguru. Turagenda tugera mu mujyi, nta nayo dutoraguye, turagaruka arebero. Kandi dutaha mu nzu nziza cyane, ariko irimo ubusa. Umuntu ashobora kuba mu kizu cyiza ariko kirimo ubusa. Ukajya urarwaye imigongo y'amabati, Imana we abakurebye usohoka ati mbega wageze n'ukuri, mbega izavuyemo, ibiri imbere ni ubizi. Ibanga rero ni ribi, ibanga ni ribi. Kugira ngo ube ubuzima bwiza burenze amaso imibabaro ya none, birenze ibigeragezo ucamo, n'ukuba ku gicaniro. Imana itegeka Abalewi n'abatambyi, yarambwiye ngo ntimukave ku gicaniro, kuko umunsi mwakivuyeho umuriro ukazima, Isiraheli izaba mwicuraburira. Mugomba guhora mwinyegeza mw'inkwi. Icyo Abisiraheli bategetswe ni kimwe, bajye bazana inyama z'amashyo y'inka, bazana iz'ihene, bazana urwo rugimbu, mukureho urugimbu murushyire ku gicaniro, aho mwatura ibyaha byabo bakababarira. Inyama zisigaye mujye muzirya n'abana babo, ariko izo nyama mujye muzirira he? Ku gicaniro. Imana yashyizeho umurimo, ishyiraho n'abatambyi, itegeka abatambyi kuba ku gicaniro,
kugira ngo igihe cyose abakristo bazaza bajye basanga abatambyi benegeje iki. Noneho abo bantu baza nabo bajye baza batekereza ko bakwiriye kugira ibyo batanga kuri cya gicaniro, kugira ngo babakozi bakora ku gicaniro babeho bataribwa n'inzara, babeho batambaye inkweto zirimo amazi. Biratangaje niba uyu mwanya turi online pasiteri wanyu akazambara inkweto zirimo amazi. Problem muri iki kinyejana, pasiteri wanyu akambara inkweto zirimo amazi, Johnson akambara ipantaro icitse iteyemo ikiremo, mama pasiteri akambara ibidoza hano ku ijosi, uriya muraba ukuntu basa neza. Ntiwarebaga mu gishanga, mukwiriye kubambika bagasa neza, bakajya baba ku gicaniro bafite amavuta, bafite imbaraga, basa neza, bakeye. Kuko nimutabikora Imana izabibabaza. Yes, abo mwari mubizi. Ntabwo tuba hano tudafite amahame y'igicaniro. Amahame y'igicaniro aranditse mu Balewi. Ugarutse mu Kubara 15 ivuga ibitambo uko bigomba gutanga, ikavuga n'ibyiciro byabo, ikavuga n'amafaranga bazajya batanga, ikavuga n'amafu bazajya batanga, ikavuga n'ihene bazajya batanga, umukene azajya atanga inuma, yewe bageze no mu byiciro by'ubudehe. Imana iradetaye. Iravuga ngo atazagira ubeshya ngo yabuze icyo ajyana mu nzu y'iki. Si ryo somo ndi kubigisha isomo rivuga ngo kwibutsa Imana. Ariko kuki Imana idusaba ngo tuyibutse ni ibindi gusobanura. Amen, 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 amen. Keneye kuzabona abakristo bambika abakozi b'Imana amakote hano meza hagura 200,000. Keneye kuzabona muhagurutsa mama Mugisha mukamubwira ati yewe imaze iminsi tubwira abantu bakorera kuri WhatsApp, none twumvishe twarakize tukuzaniye bazeri ngo namwe gani mutagira iyerekwa hari Imana itazabakoze. Ntabwo ari mubizi. Iyo ugize icyifuzo cyo gukora mu nzu y'Imana, Imana igukorera mu byawe. Iyo ugize intego nziza yo kugira icyo ukora mu nzu y'Imana, Imana nayo igira icyo ikora kuri wowe. Imana reka mbabwire yaduhereye ubuntu agakiza, ariko ibindi byose bifite igikorwa cyabyo. Amen. Hariho coste yabyo. Haleluya, haleluya, haleluya. Nutabaho ubitekereza hari igihombo uzagira. Ukwiriye kujya uvuga ngo Mana numva akazi firiyambe ngomba kurukira mu rusengero, kajya kubwira pasiteri ngo nabonye akazi, dore icacumi cyanjye, dore ituro ryanjye, dore kandi dore nanahiguye n'imihigo nari narahize. Mana ngaho umushumba nsabira. Ariko iyo tutabizi urya amaturo, ukarya icyacumi, ukarya byose, ukamira, yewe n'imihigo ukongera ukamira, ibintu byose ukamira, Imana nayo izamira ibyayo. Ngo Yesu we nagarutse uzanyike. Amen. Ibi mbabwira niko kuri. Kandi mbabeshye mwajya mugira ngo nababwije ukuri. Oya. Muze kureba mu Kubara 15 harabasobanurira uko ibintu bikorwa mu nzu y'Imana. Amaturo mujya mubaza wareka amaturo nayiki. Kubara 15 wereka umurongo wa mbere kugera kuri 20 harabasobanurira byose. Noneho mujye mumenya ngo ejo bundi turi kwiga kwarabajije ese aya maturo y'amashimwe ari, baravuga ati ahubwo umuntu udashima Imana afite COVID-19. Ko turi abacu ngo twigenga. Niba twigenga ntidushimire uwaduhaye ubuzima, ikibazo urumva atari ikibazo. Amen. Kandi bibutse ko yasengera abamama batwite nibo bantu ba mbere bahorana pressure iba yazamutse. Kubera iki? Avuga ngo Mana nindapfa nzabaho, ariko 90% ndumva urupfu rusatiriye. Iyo amaze kubyara fini azongera kwibuka. Mbabwiye abantu twasengeye batwite batajya baza no gushima Imana, barindiriye kuzagaruka ati kandi nongeye. Nikumva umutima wambagaze wa wundi se wa mbere yarakuzamanye yameze amenyo ryari se ko tutanamwakiriye. Ati nawe urabyumva. Ntabwo kubyara neza ari ikintu gisanzwe n'umugisha w'Imana.
nubona ukikiye umwana ukamuheka umugisha w'Imana, kuko ibitaro wasohotsemo uhetse umwana, hari wasohokanye isanduku y'umwana. Nubona uriho ukwiriye gushima Imana uvuga ngo Mana n'utu dukeya mbona niwe watumpaye, ukwiriye kutugushima. Amen. Amen. Ntabwo dushima icyacumi cy'imbavu, iyo ni indwara korera, nta cyacumi cy'imbavu nta kibazo. Icyo ni icyorezo kandi cyateye muri pepiniyeri yitwa ibyumba by'amasengesho. Icyacumi cy'imbavu, icyacumi cy'amatayi, uzajya kubibwira abantu bo mu cyumba cy'amasengesho hirya nabwo kandi hehe hejuru iyo hirya gasanze ni ukuri abivuze gasanze, ariko icyacumi cy'imba urumva wowe bibaho zikureho bazisane bazidetaye hano bazikuremo icyacumi cyazo. Ariko ibyo bintu ntabwo bari birantangaza iyo umuntu atekereza gushima Imana yaramukoreye ibintu ariko akabura ituro yatura mu nzu y'iki. Ntabwo ari byo bakundwa, kutabibabwira ni ukubivuga, ni uguca hejuru. Babwira impamvu, uwo wubaha ubigaragarisha ibikorwa, utinya si amagambo n'ibikorwa. Iyo wubaha Imana uyubahisha ubutunzi. Israeli yagize iki kibazo, Imana ifungira inzira zose. Dore bimbabwira iyo usomye muri Maraki hano urabura abantu muri mu gice cya 3 n'umurongo wa 8 n'uwa 9 bari barafunze izi nzira zo gutanga. Barasanga namwe murakabye inka zacu murazimaze. Ndajya mbyazi nk'abari menyiha bibyaze shanu mbayimwi ibyo bintu ntabwo ari byo. Imana iragenda ibakingira amazi n'umuriro. Amen. Babwiye ibintu bikomeye ukwiriye gukora. Abanyarwanda tugira umwuka utugora, utanga amafaranga, utanga ibyacu. Sibye ko n'abesikoro bagwiriye, babesikoroka cyane. Ni nabyo bikomera benshi mufite. Abesikoro b'abakozi b'Imana, ariko ngiye sinjya mbona abakozi b'Imana, kuko hari abantu bakabya. Umuntu akagenda akabaho ubuzima bwaka, agashaka isogisi ngwinungurire, suvetoma ngwinungurire, ishati ngwinungurire, ibintu byose muri bakugurire. Umukozi w'Imana yara byatumye abakristo bagera baravangwa tibano sukonka bagukuramo n'amaraso. Ibyo byaturiye niko biri. Abenshi mwarariwe kimwe n'abantu bakunda gutinya mu nzu y'Imana. Yari aho ndi bameze nk'abandi ntabwo bafite ikibazo. Nimuhumure. Kwigisha ni kimwe no kuzera imbuto z'ubutumwa mwafashe n'izindi. Amen. Sibyo? Nimuhumure simbabwira ngo nimushyire hano ku birenge, kuko hari ababikora. Imana yavuze ngo tuyakandagireho ahabwa umugisha. Kura mu isakoshi yose n'ayasigaye ngo yazana. Yesu we, Imana iravuze ngo arayo uriganisha. Wayamara moti wivumiranye karande ziragiye nta karande kumufata. Ibyo n'ubwesoro bw'abantu namwe kandi nawe nabyo murababara. Ibyo bituma inzu y'Imana rimwe na rimwe buri byari bikwiye kubera abantu guhura nabo hanze hariya. Nimwihangane, Imana izabakuza mugere ku kigero cyiza. Amen. Icyo nshaka kubabwira ni iki? Hari ibintu Imana ishaka bigera nko muri bitatu. Umuriro uhorewa muri wowe. Abatambyi bamenyira ijambo, umuriro uhorewa akakugicana. Ntabwo ngwiriye kuba ngeraho mpamagara abantu ngo nibaze dukora umurimo w'Imana. Oya, ahubwo umuntu wese witwa ko yahamagariwe gukora ku gicaniro akwiriye kuza kuko umugisha uri ku gicaniro. Hari umusumwe nari ndimo nkora umurimo w'Imana shoje. Ngiye kubona ngo umukozi w'Imana umwe twakoranaga umurimo aravuga ngo umwuka w'Imana aravuze ngo nimuhereze pasiteri hano. Ntabwo nari pasiteri, nari evangelist.
ngo ni mumuhe bonane na Noheli ngira ngo hari mu minsi hari nka byari muri za 2013 ngira 13 ngo muzane Noheli na bonane kandi koko nta yari hari baritanga nuko nawe yageze kuri uwo munota wo kugira ngo yazane yaragiye kuyarya yose nabase uyu we ko yari we ngewe Imana aributse yabaye sigara mpangayitse kandi ari we weretswe ibyo biba ariko Imana izi gutunga ababa ku gicaniro dore ikosa baba ku gicaniro bakora bakabumugisha ni ukubaho batazibahamagara ihamagara baba ku gicaniro ibahamagariye muri pasiteri ibahamagariye kuba ku gicaniro ngo bayihamagare pasiteri ahari kandi izatabara kuko pasiteri ahari itabara pasiteri ahari atanahari Bwana sifiwe haleluya nicyo gituma ngewe ndabyibuka umunsi umwe twambaye imyenda yo mwivugabutumwa tugasenga mu izina rya Yesu Imana ikavuga ngo nimuzane imyenda yo kwambika abantu ndabivuze kuri kamera abadukurikira online babyumve ugafata umwenda bakubuyemo ushaje ariko kigaragaza agashusho nyine ukawuhisha abakristo bikira nanjye nziranje sha bikira nanjye nziranje ibi mbabwira si bivugiye kubwo kwisuzuguza bivugiye kugira ngo umenye aho tuva none umunsi niba nambara amakompura ahinduranya buri cyumweru kwibagirwa ibyo n'ubuswa kuko igituma abantu bakunda kwirata no kuremera no kwibagirwa iyo bavuye kandi umunsi umwe bazasubirayo ibanga ryo gutsinda wavuye no kuhibuka ugakomeza imbere ariko nuhibagirwa uzisanga yo gutunga amen ibyo twari bayemo dukorera Imana mfite amavuta menshi narerekwaga muko nereka uyu munsi kandi n'umunderekwa no kuri Imana n'undabaruza kandi simbaruza amashusho mbaruza imitima kandi korera Imana mbabaye ariko n'uyu munsi ndacyakorera Imana ku gicaniro iyo hahamagare hatinde harambarare za mu gitondo kare nageza no 2:50 muri mwebwe n'indusha amavuta ko nazindutse ntabwo mvuze ko nirasa umwuka wera kuko Imana yamutanze uko ishaka ariko mfite impano z'Imana zanyemerera kuzigira ishake ngarura ngahita nitaye kandi ngaraba ndangije umurimo wanjye ariko nzinduka ku gicaniro kugira ngo nanjye ubwo abandi ibagenderera nanjye bibuke ko nazindutse yibuke ko naje mu gitondo 2:50 nari muri urusengero 3:00 zuzuye twarimo dusenga kugera 5:00 turasenga duhamagara Imana izi nguni turazijagajaga kandi ntabwo turi gusenga kugira ngo ibintu byose bize ari ibyacu gusa turi no gusengera ibyanyu kugira ngo mwese ubwo muza Imana ibagirire neza ufite umutima wo kuzinduka akaba ku gicaniro hari ikintu Imana itazirengagiza icyambere izi umugabane we icya kabiri izi umugisha wo kungana icya gatatu izamunyagira iminyago icya kane izamumugabane atahawe n'ababyeyi kuko baba ku gicaniro Imana ibagerera umugabane batahawe n'ababyeyi Bwana sifiwe haleluya 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 ikindi cya kabiri amasengesho yacu agomba guhora urudaca reka mbabwire uyu mwanya simbabwiye amasana ageze hano si 8:00 nakabutse mu giti 8:00 kandi nari nijyamye 7:00 zibiri 8:00 kuva 8:00 kugera izi saha ndi maso kandi nta bibazo byandaje ijoro no gusenga kuva 8:00 za mugitondo ntabwo ndirase Imana yanjye Imana imbabarire bivugiye kugira ngo mbabwire ngo ibibaryamisha ntabwo byari bikwiriye reka nongere bisubiremo ntabwo ibikuryamishije byari bikwiriye kuko nusenga imbitagihe uzicuza icyatumye udasenga mbere hari ugusenga ko mu bukererwe hari no gusenga ko igihe cyo gusenga ari iki igihe cyo kubyuka kwawe ni iki igihe cyo gushaka Imana kwawe ni iki igihe cyo kongera kujya mu masengesho ukongera ukarara usenga ukongera ukirirwa usenga
ukongera ukaba mu bihe byawe n'Imana n'iki gihe. Ariko nutinda uzakererwa usenga ibitari. Amen. Yemwe gusenga n'ubu. Neberewe umuntu mubwira ngo gusenga n'ubu. Nageze saa 12 mpita ntangira kwitegura kuza mu rusengero. Kandi pe nta muntu nari mfitanye nawe randevu. Numvaga ashaka gusima. Ndashaka Imana. Kubera iki nshaka Imana? Ni ukugira ngo ngewe nigirire ubuzima bwuzuye Imana. Kuko iyo wuzuye Imana ibintu birizana. Reka mbabwire abantu batazigira babaho nabi ni abantu bafite Imana muri bo. Kandi dore ibanga rya kabiri bazatungura abantu. Niba ufite Imana ikagwira muri wowe uzatungurana. Waba uri igikara, waba uri inzobe, waba uri muremure, waba uri mugufiya, waba ubyibushye uri munini, waba utunze udatunze, iyo ugwije Imana muri wowe utungura. Nubura Imana muri wowe uzibagirana. Ibaze wibagira. Imana irashaka ko wowe igicaniro cy'amasengesho gihora imbere muri wowe. Kandi tugahora imbere y'Imana kugira ngo tubashe gucungura imiryango yacu. Dufite bene wacu badakijijwe benshi. Kandi nawe urabafite. Bazakizwa kubera wowe. Ariko birantangaza iyo abantu baza mu rusengero bagasinzira mu rusengero. Barasinzira da mu rusengero. Hano umuntu akagera ngo upfa kudahanuka ngo ugore abantu utabanga uturuka. Ariko ubundi mu nzu y'Imana sawa basinziriye naho babera wanasifiye. Abantu umuntu agasanga rwose ntabwo ari byo. Vuga ngo abo ni abazimu mu izina ryane yuko bacyaha. Umuntu ukuri iruhande nasinzira umuhingo akora mu rubavu mubwira uti yo ni imico mibi. Aba pastor oya ndi mu Rwanda oya ariko mu kangureho gake gake katari mu mwanzi katari mu bugome karya gatoya kagutya mubwira ati ugabanya warayehesha ubite byawe umeze gute. Hari ukuntu winyagaguruka mu furugano madame yajyaga bingora twagiye muri mu gatenga niho twasengeraga. None nkaba nananiwe maze iminsi myinshi haruhuka botike yo kuranguza kugera ijoro saa 6 z'ijoro nkaryamaho saa 7 saa 8 saa 9 nkabandi maso y'imyaka 3 igashira kurya mu masaha. None nagera mu rusengero ngumva mpaya ta byarashize kuko nararuhutse. Nawe niba ari umunaniro w'akazi Imana ikugirire neza ariko mube maso. Haleluya. Kandi iyo shaka ko mwumva ibintu sinshaka kubashyushya. Shaka ko wumva ibintu neza. Impamvu abantu batumva ibintu nuko bashaka kugira ngo babashyushye. Oya, ntabwo ari byiza. Ibanza wumva ikintu wumve n'umumaro wawe. Urangiza wige kugikorera. Amen. Imana rero irashaka ko wowe uba ku gicaniro. Reka mbabwire ibanga ryo ku gicaniro. Iyo wabaye ku gicaniro Imana iguha ibintu by'umwuka ikagutsindagirira ikakuremera ibintu by'umwuka. Kandi mbabwire iyi si yabanje mu mwuka. Isi yari idafite ishusho, yari idafite hejuru yari amazi ari n'umwijima bigenda hejuru isi butitse twigiriye. Imana iravuga ngo ni habe umucyo ubaho. Nukuvuga nibishi isi itari ifite ishusho Imana ikavuga bikaba ibintu bya bidafite ishusho kuba ku gicaniro bizagira ishusho. Uzi umugore ukwiye ku gicaniro. Vuga ngo umugore umuntu akwiye ku gicaniro aba yokeje n'inyotse. Kandi mbabwire mu nyama ziryoha za mbere n'inyotse. Mwigeze mwumva Imana isaba inyama zitogosheje? Aba yarahiye, aba ari umukobwa uhiye, aba ari umukobwa utavangavanze, aba ari umukobwa usobanutse, abavuga ururimi rumwe, abavuga ururimi rwumvikana. Igituma bacu uyu munsi bafite indimi nyinshi zimeze nk'iz'induru.
ni ikibazo cyo kutatinda ku gicaniro. Uzi umusore wo ku gicaniro wavuyemo n'amakakama n'amatiku n'amatiriganya. Ntabwo mwumvishe rero njyewe buriya twanakundanye nkirimo agace kamwe k'igicaniro akandi karimo nk'akamasi niko nazita urumva narapendeka nari meranje ariko kaba gutendeka we ariko madamu wari uzi ko buriya yaranjyanye na ukuri kose. None se muri 2007 umuntu wemeraga gutanga arenga miliyoni 1.5 kugira ngo akunde yibonera umugabo nk'aho kugira ngo kumutakaza si gitanga ugatwara uyu udafite n'ibintu bitanga ibyababwiye nuko baranyishyuraga ariko nari mutoya nyine narashaka ubu nameze intara kandi koko nibyo umuntu yakura bakuru ariko nari mutoya nyine baravanga umwana umeze neza ariko nta kintu amafaranga yanyoshaga gutuza amafaranga mu utaza ubona amafaranga ukabona miliyoni ejo ukabona 2 ufite imyaka 20 umenya imbabura bayigusize ndabasengera bakiri bato Imana bagenze gake mworohesha hazababura hazabasanga mu mwobo kuko Yesu yangaruye ku mwobo. Ibaze gushinga akabari mu giforoso muri korodoro uyu munsi nk'abandi pasiteri ntararangiye yari amafaranga kuyabona ni meza ariko iyo yabonye uri mutoya uri muri risiki. Barambazaga ngo yewe mwana biti ngahita mfata mu mifuka nkaremera kuba boss uruyinje ariko sinzi icyo Imana yamboye none ga yanyimye nakuze wangarutse Imana igaruke ubu none yanyimye gusa basaba yafite Imana ibagirire neza ukomeze muyatunge. Urumva twabaga turya inkoko turabana turya ihene zokeje turabana. Nibuka najyaga ndarare hakurya rwa Faisal mu myaka 20 tukarara iminsi 3,300 ugataha n'amaguru nta nayago kuko iyo ujegeje ukumva arajegeje utuvuga ngo komeza wicara none se bite ko tumaze iminsi 3 aracyari wabona itukurira cyane mata uca ugashiduka bakwishyuje n'aya moto akagenda. Ibaze kuzava hakurya rwa Faisal ugataha giporoso n'amaguru uragiye umuhanda 300 bitinze kukabari kandi abanyekabari tibakizwa akubarira fagitira gukubiye hari n'igihe uyamuhanga hakugarurira abasinzi bararushye abamama mufite abagabo bamwe inzoga ubu mwaragendesheje ndabizi ndabasengeye Imana ngorera yampamagara ikamvanayo ibamvanire abagabo bayo ibavane kuko mugira igihombo mutazi. Hari igihe azana kaminerivare k'abana akagatsinda mukaba akavuga ngo none se sheri biti ati ariko banditse babyeyi ati babyeyi abari kukubwira ngo yatsinze mukaba. Ariko imbaraga dukura ku gicaniro zijya zimenagura imyuka uwari waragwatiriwe n'ibyo byose akavayo. Reka mbarahire nimusenga mukaba ku gicaniro abari kure bazaza abo umwanzi yaboshye bazavayo abakanabijwe n'umwanzi bazaza. Nanjye naritabye nanjye ndi umwana w'Imana. Reka twongere Yesu amashyi menshi arabikira. Bavandi agakiza kararyoha kuba ku gicaniro n'umunyero hayirwa ku gicaniro hayirwa imbere y'Imana bayisenga ubudasiba bazarya umugabane w'abana b'Imana. Abo ngabo Imana ije kureba irabasura irabahamagara ikamenya amazina yabo irabaganiriza mukaganira mugatarama. Turashima ko ibitaramo byahindutse turashimira Imana ko ibitaramo byahindutse Imana ihimbazwe Bwana asifiwe. Haleluya. Hari agakobwa mperutse guhura nako twari twarakundanye twabaga hirya mu Rwinda hitwaga Mariko. Hitwaga Mariko. Okay. Ndakavuze. Mperutse guhura nawe nkajya niba nk'uyu naramurebaga
nagiraga amaso areba ariko ubusitani yari yarafashe ariye kandi nkajya numva we ni keza n'akanyanya n'agatomati naho yo ureka mbabwire uzi kureba umuntu none afite imisatsi hirya y'injwiri yari umugore ntagira imisatsi irambuye nahera murebye ndamwitegereza twari duhuriye ahantu ye koko ni urunani ipfuye hareka y'inzoka ndashima Imana ko yangiriye neza erega urashima njye ndashima kabiri ushimye rimwe ndashima kabiri ntabwo mubizi nabanye n'abadiyakoni muri ADP tukajya tujya ahantu VIP tukanywa inzoga iminsi ibiri igashira abadiyakoni bakambwira ngo dore wowe uri umunyamafaranga ntuzavuge ntuzatuvemo shaka dore niwe ujya utwita ntuzavuge tukabaho karinda n'uyu munsi kandi karibu arabatarama ibitaramo bibiri iby'akabari b'ibyo umuntu akaba umusinzi akarara avuga ati mu gitondo n'abandi muri hangover kandi nawe uyabyina kugira ngo uzunguka we ntari kuvuga ati sha kandi mwitondo burya we ahora akaraba mu maso umusinzi kuko iyo amaze amasaha abiri arahuma ongera agakaraba ntabwo ni kureba neza Yesu yatugiriye neza nimutaba ku gicaniro muzaba mu kabari kuko kiriya nacyo ni igicaniro cy'abasinzi igicaniro cy'abasinzi ntabwo reka nkirore ariko turashimira Imana abakijijwe by'ukuri muzi aho mwavuye muzi aho mugeze aho tugeze ni heza intsinzi ya mbere ni ukuba ufite ubuzima bw'Imana intsinzi ya kabiri ni ukuba ku gicaniro ntugakererwe ntukaze kubera ko ari ikindi runaka vuga ngo ubuzima bwanjye buruta ibindi uburambike ku gicaniro Imana izakubaka komera amen nirukange kugira ngo twisoreze dusenge hari ibintu nabingaye nshaka kuvugaho ibintu byinshi Imana ishaka kubikora kuri wowe hari ibintu byinshi Imana ishaka gukora kuri wowe ariko kugira ngo bibeho urasabwa kuba ku gicaniro reka nongere mbisubire hari ibintu byinshi ndashobora kuzarondora ngo mirangize kugira ngo bizabe bishoboke bigerweho umwaka urangira ubona Imana ikora wa kabiri urangira ubona Imana ikora wa gatatu urangira ubona Imana ikora ubuzima bwawe burangwe n'ibitangaza by'Imana biragusaba kuba ku gicaniro iyo usomye Yesaya 62 aho twasomye were ku murongo wa mbere hari ijambo rivuga ngo kubw'urukundo nkunda Siyoni sinzatuza kuko ngiriye Yerusalemu sinzaruhuka kugeza ubwo gukiranuka kwaho kuzatambika nko gutangaza k'umuseke n'agakiza kaho kakamera nk'itabaza ryawe urumva umugambi w'Imana urukundo Imana igukunda irashaka kukubaka ukaba nk'itabaza muri Kimironko ukaba nk'itabaza utuye kuko itabaza n'igisha riramurika Imana irabishaka ukaba Imana nishaka guceceka ariko wewe waraceceka guceceka amen uzikona urubyiruko rw'uyu munsi rukubwira ngo mbona ndya nkanywa nkaryama nkabyuka nkajya muri biyari narangiza nkajya muri kiryabarezi hanyuma se ejo hawe nahaye atubwiye Imana izabikoreye kwibahisha nitabikora se nabwo izuba ntabwo twagakwiriye kugira amagambo yo kugurisha turi abana b'Imana ariko nitutaba ku gicaniro tuzaburisha reka nongere bisubire nitutaba ku gicaniro ejo tuzahaba nituba ku gicaniro itabaza rizaka kandi n'iryaka rizatwereka ejo hazaza kuko igihe cyose ubanye n'Imana urumuri ruraka iyo ugabanije rurazima iyo ruzimye uba mwicura burimo iyo rwatse icyerekezo kiraboneka
ni ryari tuzaba dufite icyerekezo kidatakara? Ni igihe tuzabaho turi ku gicaniro icyo ku cyumweru tukacyumva. Ntukibeho kubera ko baguhanuye, kuko ubuzima bwo guhanura ni kimwe n'ubuzima bwo kuzura kw'ibyahanuwe ni kimwe. Munyumve neza. Impamvu bibigisha ni ukubera ni ukugira ngo mubeho ubuzima bukunda iki? Igicaniro. Amen. Amen. Bukunda igicaniro. Birantangaza iyo umuntu yirirwa aryamye, birantangaza. Karyama ukirirwa muri karitsiye ukata n'abari abagore muri karitsiye ngo Yesu ashimwe, ngo ariko buroko ngo suracyasenga ngo muri iyi minsi singigenda cyane. Byagenze gutesa ati oya, hari abanyamagambo benshi. Wowe urorohewe se? Wowe urorohewe? Ikibazo cy'amagambo si iki, ni ikibazo cy'uko umuntu yabuze icyo akora. Iyo umuntu afite icyo akora, umwanya w'amagambo urabura. Kandi dufite ibyo gukora tutari twabona akazi. Dufite ibyo gukora turi mu nzu y'Imana. Dufite akazi mu nzu y'Imana kenshi ko gukora, ariko abagakora ni bangahe? Imana ntishaka guceceka kuko imaze iminsi yaraguceceka, ariko irashaka ko nawe wakugicanira. Icya kabiri, irashaka kuguha icyubahiro, kukugarurira icyubahiro wahoranye, kukugarurira agaciro wahoranye, kukugarurira ubuzima wahoranye, kongera kukurema. Ariko nikurema, nibuka ndikubwira umuhungu umwe twabanaga hariya Kabera aramuzi, ndikumubwira ndi Ndorimana ngiye kukuzanira amafaranga zari muri miliyoni 10 na zingahe, yaje no kwitazibona. Yaduhaye intebe za plastiki 10, twongeye kumubona. Ndibuka njya kumureba aho yabaga hepfo ari, naramubajije ntibiti, sanga afite ibitanda byiza yarateguye, ariko yabaye nk'imfizi y'umudugudu uciye aha murengaho. Ndamubaza, udaheruka mu rusengero ngo pastor, ngo nawe urabyumva ngo mfite abahungu b'ikigari ngo bansubije mu kabari. Waje nta nayo kurya ugira, uje nta nayo kwishyura inzu ufite, uje nta nayo nta uratabawe miliyoni 12 ni 14 kabo 14 arazibona rikindi cyane. Yamushiriye mu ntoki aramushira. Uyu munsi agenda nta nindo. Iyo mbireba birambabaza, kuko Imana iraturemera, ariko iyo tutabaye ku gicaniro hari ibindi dutarama bikatwangiza, kandi iyo bitwangije ejo hawe. Umbajije ngo abafite ejo hazaza n'abafite Imana, ntabwo ari abafite amaduka no ku ruhande. Aba bataha, ariko umuntu ufite Imana iramuremera. Ntabwo abafite ejo hazaza n'abari mu nzu ndende mbonye zitezwe icyamunara bagasubira hasi. Niko mbabazi, muzi ko umuntu ajya akena yararya agasostomate gusa akajya kugura inyanya z'ikimene, ikimene hariya munsi y'isoko. Wamaza atese kuri kugura ikimene ngo nizo ziryoha, zirasharira ziriya nyakwa ntabwo zinaryoha, ntabwo zizo. Ngo ni ukuri ngo buriya muri iyi minsi ngo zino nyanya ngo zirandyoheye, nibwo buzima ni. Ntawirata hageze, yirata Imana bari kumwe wawe. Ntawirata ibyo yagezeho, yirata Imana babyicaranye. Ntawirata ngarakomeye, ukomera hakomeye uri kumwe n'Imana. Abandi bose bari hasi. Birantangaza rero umuntu yakirata, akiyumvamo gukomera, akiyumvamo ngo ni igitangaza, akibagirwa ko ibyo atunze yabikuye ku gicaniro. Abakobwa mugiye gukora ubukwe, mugiye gushyingira, ningumura ku gicaniro, Imana izakubaza ngo ndi kwita kuri sheri, ndi kwita kuri sheri no kuri pastor. Namubonye muhwaba, hari umunsi azagucapa ukaza wenyine yakwicapa. Ntabwo twakoze mariage umwanya wo kuva ku gicaniro, ntabwo twabonye akaza mu mwanya wo kuva ku gicaniro, ntabwo twabonye ibintu byinshi twagize umugisha mwinshi tuba tubonye umwanya wo kuva ku gicaniro, ahubwo tuba tubonye umwanya wo kwipanga ngo nintahirirwa ndaharara. Yes, nintahirirwa ndaharara, nintajya mu rusengero ndarara ku gitanda wanjye, mbwira Imana ngo dore warambaye, ariko ndindira mbere amaso ibi bintu ibu bimbayara abandi babishaka,
bwibutse ko abanyarwanda n'abahakazi ushinga akaduka k'inyanya agashika nawe agasa n'ak'inyanya iruhande rwawe. Niwirata ngo wabonye ugakomera ukagera hariya, hari abandi bazaza bakagutereka kandi gasa n'akawawe. Ejo ukagaruka ati ndapfuye. Tuzi ko baje kugira ngo banange banyirukane ahandi. Umuntu yaje ashyiraho ibisa n'ibyanyu. Ejo kibagabaga niho naci. Sitasiyo yahagiye. Hahise ubona byazamutse. Cukama cyane. Nubona umugisha uri kuza cyane. Cukama cyane. Nubona ibintu biri gucamo cyane. Cukama cyane. Nubona amahirwe yaje. Cukama cyane. Kuko inyuma y'amahirwe haba hari ibigeragezo bikomeye. Imana ishaka kuguha izina rishya. Imana irabishaka kuguha izina rishya. Iryo zina witwa si iryawe. Nukuri iryo zina witwa si iryawe. Erega ureba banyita Ndorimana Edouard. Niyo mazina yanjye yo. Ariko ndabizi ko Mpabwa irishye izagira imbaraga kuruta. Izina wiswe n'Imana rigira imbaraga kuruta wiswe n'ababyeyi. Amen. Imana rigira imbaraga bararimenya bakanaribyinira. Ni Imana ikwise mutwe wakomeye ari ibivuze atari ibyacu iwawe. Nzi umuntu ukomeye witwa Igeze kibari mwise kuko ari bari mwise kuko afite ubushobozi ariko yaravuye ahantu haciritse. Nana barabatisha akize angoni barayimwe ariko afite amakamyo 12 ajyaruko. Arabwira ati ibyo mwambatisha Imana arizanye yayanjye harimo Silvestre. Harimo Silvestre bibindi ndetse utazaza n'umugesha. Silvestre ariko barebye batisha yarari twiki. Urebye aho yavuye ivuko rye ubuzima yabaye uburyo yakuze ni runaka abantu bakize iryo rirakomeye biruta yandi. Imana iguhaye izina rigira imbaraga kuruta yandi yose. Imana irabishaka kuguha izina rye. Imana irashaka guhindurira izina witwa. Kuba umushomeri si izina ryawe. Kuba utari wabyara si izina ryawe. Kuba utari wabona imibereho myiza bakakwita ajyanye n'ubutayu urimo ntabwo ari ryo zina ryawe. Imana irashaka kuguha izina rye. Vuga ngo izina rye. Izina rye. Iyo usomye ku murongo wa 2 avuga ngo nuko amahanga azabona gukiranuka kwawe kandi abami bose bazabona icyubahiro cyawe maze uzitwa izina rishya rihimbwe n'umuntu. Imana. Bibiliya itubwiye ngo Imana ishaka kuduha izina rishya. Nuko izina ryawe rigomba guhinduka. Kandi iryo zina witwa ni izina iyo utarigenzuye ngo urisengere rihinduke. Ni izina umwanzi ajya kurikira. Buriya hari amazina twitwa reka akaba acometse akantu kari nka pasiwadi y'abadayimoni b'iwacu kuyivuga. Nicyo gituma umuntu Imana igiye guhumugisha imuhindurira izina. Ndagira ngo uze guhindurira izina. Kandi turabisenga. Imana iguhindurira izina. Bwana asifiwe. Ntabwo mujya kumva abantu bandakagira umwanzi. Rira ni izina ry'Imana. Yes, ntakanyira umwanzi ni izina ry'Imana. Ntabwo ari izina rya gapfimuntu. Ariko kubera ko abantu bavukanye mu bikomere babatiza abana bandakanyura ntabwo ari izina ubundi n'amazina yewe twari dufite nkasigaye zikuyoze. Ariko iyo utarizi ubundi ari izina ureba ukavuga ati ndajya kurihinduza. Mujya muri nida muri hinduza. Cyangwa ufite ikizina bakwise cyaba ndakanyira umwanzi cyaba nyiradusa nyirabacya ku menyo basina nawe yo kombe n'ubutirigana. Imana ihindura izina ryawe. Icyanyuma Imana ishaka kugutwara kugukura uburetwa. Hari uburetwa ugomba kuva. Uvuga ngo uburetwa. Iyo mbivuga ngewe nzi imbaraga uburetwa bugira. Uburetwa ni ijambo riremeye. Abisiraheli babubaye imyaka 400
Imana yari yaravuze 400 barenzaho 40 batakira Uwiteka ariko bataka nyuma. Cyo nababwiye ngo gutaka nyuma ari igihe bitagira umumaro cyangwa byanagira umumaro hakabamo ubukere. Imana irabwiye ngo imyaka 400 nishira nzabakurayo, maze baragenda batuye i Gosheni bagubwa neza. Umunsi umwe Yosefu arapfa, abakurambere bose barapfa, ngo hiba umwami utazi Yosefu aragenda arabakubita arabababaza, ngo bararira barataka, ngo bageze aho baraniha, ngo kuniha kwabo birazamuka bigera mu maso y'Uwiteka. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano yagiranye na Aburahamu na Isaka na Isirayeli. Imana ireba Abisirayeli menye uko bameze. Kuva 2 igice cya 2:23 kugera 25 yayo magambo yanjye. Iyo twatatse Imana iratwumva. Ndashima ko waze ku gicaniro aho tutakira Imana ikatwumva. Iki gicaniro ndashaka ko tugiye gusengeraho ugataka Imana ikakumva. None turasenga, none turatakira Imana kuko ari igisuzuguro kigomba kukuvaho. Hari uburetwa ugomba kuvamo. Ubwo buretwa si ubwawe. Uzi kugira ngo ukoreshwe uburetwa, ugaburirwe uburetwa, uryame mu buretwa, wirirwe mu buretwa, ubeho mu buretwa, nurangiza uryame ntuze kugicanira. Hari uburetwa bugomba kumarwa no gusiga. Uburetwa buzamarwa no gusiga. Amen. 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 Tubure tugomba kugira ute kuva. Haguruka wowe. Mwuka w'Imana ari kumbwira ngo ugiye kubona akazi. Uri kundeba haguruka. Uwo nguri. Haleluya. Imana igiye kuguha akazi keza, kandi akazi ugiye gutura kagiye kuba akazi k'umushahara mwiza ufatika uryoshye. Icya kabiri, ugiye kuzubaka urugo rw'amateka, abantu bose bazatanga. Imana irambwira ngo ikuyeho umwuka wose warwanyaga ubuzima bwawe. Uri umunyamugisha, uri umunyamahirwe, ugiye kuzurira indege, ugiye kube hanze. Uwiteka aciye nzira. Ntabwo umunyarwanda mukunda ndari magambo vuze urayumvishe. Imana igiye gukingura imiryango y'amahanga, hanyuma kugira isezerano. Uzajya wibuka mu nzu y'Imana ko ari wakwibugisha seriye. Imana igiye kuzaguha umugisha mugari ukomeye cyane. Tureba wowe ni ukuri Imana ibyo igiye kuzagukorera, azaza bivuge hano muzabimenye. Singaho haguruka. Ibintu bimaze iminsi ukirana nabyo bizakuguniye, Imana irabigukije. Ujya usa n'urwana n'ibintu bizakuguniga. Biza bite? Nijoro uryamye ngo nta masinezite. None se amasinezite arakuniga? Imana irambwiye ngo imyuka mibi bakohereza ikuwe kuri wowe. Wino Imana ikuye kuri wowe, ngaho pfukama. Tugiye kumwirukana umwuka w'upfu kandi wihuse.
Hallelujah.